Ya mbahaye ikaze hano mu Busanza ikizamini otomatike, ubu tugiye gutangira ikizamini cyacu otomatike. Ikizamini uba ugomba gukora iminota 3 ntarengwa. Aha twutangiriye mu 8, ugendamo gakeya ku buryo utirukanka cyane, ucungana n'uko utegera uyu murongo wo mo hagati, ugenda ukurikira ibimenyetso bikurikira. Aha ngaha nyine urabona yuko utwaramo moto yawe fureshi, nta byo kugenda unyeganyeza ukuguru, kuko hose haba hari kamera impande n'impande, kuko ziragufata iyo unyeganyeje ukuguru. Aha turagiye, twinjiye muri guhunga inzitizi. Aha uba ugomba gucamo utarengeje umuvuduko wa 20, noneho ukagendamo gakeya mu buryo bushoboka, ugenda uhunga inzitizi kure uzitaza, kugira ngo hari ukuntu wegera inzitizi, noneho ipine y'inyuma igasa nk'iyegera kandi iy'imbere ubona ko wayihunze. Aha ngaha ukagenda uhunga inzitizi, noneho wagera hano mu kayira gafunganye. Aha ngaha uhita ushyiramo ikinyoteri, cy'ibumoso, kugikuramo urakanda, noneho ugendamo gakeya, ukagenda wirinda ko wakoza ipine ku murongo. Uko ugenda ukozaho bagenda bakura 5 paka ashizeho, nibagira igihe cyo kuvuga ati uragira barekeraho, upfa gukozaho gusa bagenda bakura 5. Noneho iyo uvuyemo ikinyoteri uhita ugikuramo, noneho aha ngaha uhita ugera ku muvuduko wa 25, ukurura umuriro ugafata ugahita urekura. Wagera aha ngaha noneho nyine bikaba ngombwa yuko uparika moto yawe mu murongo hagati neza. Niyo yakuzimiraho ariko ari mu murongo hagati, uhita uyidemara harimo vitesi 2, naho birakunda. Aha ngaha tayari ikizamini uba uri kuri finali. Mwibutsa gukanda subscribe, ureba aho hantu handitse subscribe, ukandaho ufungura inzogera, kugira ngo igihe nohereje na uploadinze ujye ubona video mu ba mbere.